Gorakaje arambwira ati ngiye kubona yego Imana iguhaye urugo ubyara umwana w'umukobwa. Ndavuga ati Imana ishimwe ndarutegereje. Yego Imana aramubeye ndamufite nguri afite amezi 8. Imana ishimwe ni mwonkwe. Subira ku gicaniro. Subira ku gicaniro Matenga ari nka mukuru wawe agufashe kumva wanamutanze guhanura mama wawe hari umaze imyaka irenga 30 ahanura nubundi akomeza aguhanure. Ndashimira Imana arigenende mu Buganda. Saramba arambamagara kuri telefone. Ambwira ibintu yeretswe. Ambwira ibintu yeretswe rambona nibyo niko bimeze. Ndongera nange nereka ibindi muhamagara aravuga ati niko bimeze. Saraguye birambabaza cyane. Ngira gahinda. Akonzenga Imana ubu yaramugaruye. Ndakamwa amayoga. Yego ndagisinda. Ndavuga ngo sarabite biti nyina uko wari umuzi nyine byaravuyeho kera wa kera. Ntabujubesha mana ntabujubesha iyo usezeranye urasohoza ntabujubesha mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabujubesha ntabusezeranye umuninka ngumuhihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe mana yanjye wuzuye ubuntu ntabwo usezeranye umuninka ngumuhihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari ibyo bikorwa na Yes, reka tubasuza abakunzi ba Concord TV show aho murerewe sa mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu gihe wa Kigali turabasuhuje. Imana amahoro nibaho umugisha abari mu mahanga mwumvi urimi turi kuvuga ni Kinyarwanda. Imana amahoro nibane namwe twabasezeranije ko tuzajye tubatenguha ahubwo tuzadufata urugendo tukajya gusura abantu aho dushoboye kugera ariko sinabura gushimira abantu bakanze subscribe bakadushyigikira twatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwo bwa mbere ukayikandaho. Imana amahoro niguhe umugisha. Uyu munsi rero navuye mu karere ka Musanze ndenga mu Kanyabihunja mu Karubavu ubu nicaye mu mudugudu wa Gikomero mu kagari ka Yungo umurenge wa Kanama karere ka Rubavu. Ntabwo naje gutembera ntabwo naje kureba ibikuyu kuko birahari ahubwo naje muri wa murimo w'iyantumye kugira ngo nze ndeba abakozi b'Imana aho mudashoboye kugera nge mpabagerere. Ikoranabuhanga ryaraje ubundi dutange telefone umukeneye abe yamuhamagara akamusengera. Ndi kumwe rero na Nyirabarihenda Venansia ni umuhanuzi ni umukozi w'Imana nanjye uri nyuma ya mikoro ya kamera kuri mikoro nitwa Hatumimana Concord. Reka dusaba umuntu bari kumwe batwibwira mu kanya abanza he mukecuru wacu mikoro adusenge Imana tuyobore none mikoro ayisubirane atubwire impamvu yaje kwicarana n'uyu mukecuru. Ni karibu nisengesha. Haleluya. Amena. Uri Imana yumva gusenga. Uri Imana twitayeho. Uri Imana dukunda. Uri Imana duhagarariye muri byose izina ryawe nirihimbazwe. Amena. Uri Imana aturinze mu gitondo. Aturinze kuva mu mwuka mwami. Abantu benshi bageze hacecekegwa ariko aturinze nyakubaho habwa icyubahiro. Amena. Umaze kutubara ibicumuro n'ibyaha. Tabara imiga yituboneho yose. Utweresha amaraso dutunganye kandi ubana natwe muri uyu muhango. Twirukanya abazimu n'abadayimoni. Izina rya Rwambije ingabo za Satani zo kwishyira hejuru. Twamanganya abazimu bo guhanura ibinyoma. Rwambije imyuka miyo hejuru mu kirere hasi ku butaka. Abamarayika batacu bamarayika baducungira umutekano. Tuko tugusabye mu izina ryawe ryera. Amen. Mumpere mikoro. Uraho ye mukobwa. Amakuru Ni meza. Samura kamikoro. Ay aho ngaho. Witwa nde? Nitwa Maniragenda Sara. Uri umukobwa uri umumama? Ndi umubyeyi mbyaye abana 3. Yego. Uwo mwicaranye mupfana iki? Twicaranye ni mama. Burya se? Kandebe ko musa. Ni mama wawe. Uri umwana we wa kangahe?
ndi wa karindwi. uri wa karindwi. Ukurikirwa na bangahe wowe? Urikirwa na babiri. Ukurikirwa na babiri. Okay, wari ugiye kubabucura habuzeho gato. Habuzeho gato. Ibi byuma se usanzwe ubijyaho? Oya, ni bwo bwa mbere nanabibona. Nibwo bwa mbere. Ukumva ufite ubwoba? Oya. Ndabwo. Wisanzure uvuge, sibyo? Hano rero tuhavugira ibintu tuhavugira ibintu bijyanye n'ijambo. Tuhavugira ibintu bijyanye n'ijambo ry'Imana. Nawe niduje kuvuga se? Uje kutubwira iki? Je kubabwira ibyambanure bikambaho. Mama wawe. Ngaho tubwira umwanya n'uwawe. Njewe nabayeho nyine mbu umukobwa. Yego. Ndabyiruka. Maze kubyiruka rero igihe cyo guteretwa kiragera. Abasore bakaje baraza kundesha. Yego. Noneho havamo umusore ndamukunda. Mbwira mama ati rero muri ba basore nakunze umusore umeze guca. Yego. Arandika aranyihorera. Ngeje mu gitondo mu museke arambyutse. Ngo nimusange mu cyumba cye ambwire. Yego. Arambwira ati none musore wakunze Kimana imbwiye ngo ni Sakabaka. Ati wakunze Sakabaka. Yego. Ati sinone kuri musore namukunze. Ati rero Imana iri kumbwira ngo wasanze uzasanga Sakabaka. Ndabyihorera ndamusuzugura pe. Ndamubwira ati ma musore ndamusanze. Tinakiyahura kandi nawe yakiyahura. Tabwo musore nzamusanga. Yego. Birabaho ngaho aza kubara nyine mbere barabaraga. Arambarira basaza banje baraho nawe baraho. Bukwe nyine bubaho ngaho. Yego. Igihe kigeze rero cyo gushaka ndashaka. Maze gushaka mu kugenda kwaje mama arambwira ati genda ariko. Ndikubona ari ibintu bitazaba byiza mwana wanje. Ndamubwira ati ko bizaba kose naramukunze. Naragiye ngezeyo baraza bita bandangira ibihumbi bangoreshereza ubukwe. Bamaze kungoreshereza ubukwe ubwo kwa mabuko adashize ngicumweru. Mabuko aratwanga penje n'uwo muhungu we. Aratwanga afata ibintu bari badusohoranye byose akaterera hanze ibivarisi bipara amapasi biki byose akajugunya hanze. Ariko ico gihe mugabo wanje arakindimo watarambinduka. Yego. Tubaga mu cikoni ca mabukwe. Ndangije turimuka twimukira nditwa mu ngomane ho yari yubatse tugenda mu nzi tuzuye idakinza tuyirara mari nijoro. Sayine za nijoro tuyiraramo. Yego. Byabindu afata abasore barabyikora tubiraramo gucu. Bibaho rero maze kubaho igihe kiragera mabukwe ashobora umugabo wanje. Aramwosha biremera. Baranyanga. Igihe kiragera nja mu kazi ndangije ndashe nzanga inzu yanje. Bayikuyeho amatebura, inzugi bazishingujemo, ingono ziri mu nzu byose byamenaguritse. Nitabaza ubuyobozi. Cyo gihe mama yaragiye mu Buganda akimara kumbanurira yaragiye. Ngaje ndamuhamagara ngamubwira ati nzengere bwabuhanuzi wambwiye bwambayeho noneho ikindu kirenze. Ati n'inzu yanje bayisenye. Atambukuje miyo nzu yanje nasize ndawundi mwana urimo uyibemo. Batazakwicira miyo ndi kubona ari urugamba rukomeye no kukwica nijoro bakwica. Kimara kumva rero ko banyica narambutse nja mwiyo nzu yo kwa mama yaragiye mu Buganda. Si hano se? Rero hano turi. Uko bivuga ariko nk'ahari kure kandi ariho turi. Wavuga uti mva mu nkomane aho nari kwa mugabo wanje nyine kuko inzu baye bayisohoyemo nzamuya mama hano mu rugo. Yego. Nzano mu rugo. Ubwo rero angira inama arambwira ati rero ibintu naguhaye ni byinji. Dere bigiye gusigarayo usigare ndani kindu ufite nabo bana. Atahubwo egera ubuyobozi ureko nabo bana bazabaho. Yego. Baguhe kundu uburenganzira bwabo bana. Ubwo negera ubuyobozi bumvashamo. Umugabo yandangiye mituweli gihe gitoya. Mama bonye basobwiye kuzanzonga miyo nzu
arambuka araza amfasha kurera abo bana bari banyirutse mfite inda ya kabiri ifite amezi 3 umwana wa mbere afite imyaka 4 umukecuru araza arangwaza akambereza umuneke go nashatse akambereza icyo njaka cyose igihe cyo kubyara agura ibishora sinarinzi ko yabiguze agura amasume byaye ndavuga ati sinone umwana ndamuheka muki ngiye kubona bona arabizanye biri mu mashashi byose bishasha ati ngaho orosa umwana ndamworosa mama aranyarika mama mfata neza mbana nawe imyaka 5 mu nzu yego tubana n'abana banje babiri ari kubarera abadukurikiye bibuke ko Nyirabarenda Venantia n'umuhanuzi umukobwa we kumutangira ubuhamya kubyo yamuhanuriye n'ukuntu babanye kuko ayiga umuntu ashaka kuba ari umuhanuzi ariko akabana n'abana be nabi kandi dusubiyaho ujya gushaka uwo mugabo yari yakubije ati Imana yanyeretse uwo mugabo ari Sakabaka natugiye gusanga Sakabaka none waje kubona none wanaje kubona ari Sakabaka uko nundi uko mwaratandukanye cyane twaratandukanye nuko buraje nubundi bana na mama hano mu rugo imvayo bana na mama hano mu rugo tubana imyaka 5 yego kajarambyutsa ngasenga mu museke guka abandi mama kakubyutsa saa 8 mu gicuku ngo musenge tugasenga gora kajarambwira ati ngiye kubona yego Imana iguhaye urugo ubyara umwana w'umukobwa ndavuga ati Imana ishimwe ndarutegereje yego Imana aramubeye ndamufite nguri afite amezi 8 Imana ishimwe ni mwonkwe ibyo byose ni ibintu yambwiye binzohoraho yego ikindi navuga ko uyu mubyeyi hari igihe twari turanunga saa 8 mu gihe cyashize tubona haje ingobyi y'umugwayi iyo ngobyi yari turutse mu mariba irimo umubyeyi yarakonjamye yarabaye pararizo umubyeyi ndakindi yashobora kuvuga umukecuru arangije aravuga ati reka musengere barasenga bamaze gusenga umubyeyi arataravuga umugabo nawe ashobora kuvuga ko umubyeyi we ameze ukunda uko yafashwe yego mama yamuvuye iminsi 3 umubyeyi yagiye yifashije n'agatete karimo imyenda ye ibyo nibyo namubonyeho yego ikindi namubonyeho hari umwana w'umusore bazanye mu mariba ateruwe n'abagabo 3 umwana atari gushobora kugenda umwana atashobora guhagarara yaramusengeye nimugoroba umwana baramucura haleluya baramujana ibyo nibyo bitangaza Imana igenda imukoresha Imana imukoresha ariko kugenda nyine ibinyuza mu bantu yego ikindi ni umubyeyi ushoboye kutwihanganira turamurakazaga ng'abana tukarakara pe akagenda kicecekera ndakuvuga amagambo menshi ariko ku mutima gwawe ukabona twe turizanye ati mama rwose tubabarire nuka wora kugeragaho wora gusengeraga muka wera kagenda akakuzana iyuri kongera ukaza ugasabana nawe nose undi tukiraho sa papa wihangana ariko papa wawe yapfuye ufite imyaka ingahe ndago muzi narindi mutoya cyane mbega data ndawo muzi ubu ufite imyaka ingahe navuze 94 ubu ufite imyaka 30 nagumwe 31 kandi papa ndumva yarapfuye 97 ndago muzi ntago muzi ku myaka 3 ntago wari umuzi none si ntago bajya bakubwira ngo papa wawe akimara gupfa mama we yagiye azana abandi bagabo nta mugabo twabonaga wowe wari muto ntago wamubona ubu nibwo wabimenya kukuza ubwenge naho icyo gihe ufite imyaka 3 ntago wari kubibona cyangwa 4 ahubwo bakuru bawe bamatenge bakidamage bavuga Imana cyasa abaturanye ntago bagahagati mama yaraducakaje turera nabi papa kimara kwitaba Imana oya atubwiraga ko mama yakomeje kuturera ko ndawundi mugabo yafashe ngadutesha umutwe ko mama yisize mu Mana akaturera twese akatwubakira ingo kuko buno ndamwana ugisigaye mu tudafite urugo
neza ndamugabo yadusizemo. yego muri gutekereza ibindi uravuga bumpereye mama mikoro muhanuzi w'Imana mamena uraho takomeye ukumva umeze ute kumva nakubaha Imana ngakomeza ngasenga ngayihendahenda ngazagira amasaziro meza yego ubyakira ute se uri kubona karumukaza nawe yamaze gutangira ubuhamya umwana wawe nawe akurikiyeho ubyakira ute pe njimaga Imana ngabona kuri gukora igitangaza kuko nyine abantu basinda niyo bagiranye ikibazo ndibihuza yego gatoya abadukurikiye batagira ngo abaye kumutangira ubuhamya n'aba yasengeye bo mu muryango we gusa ikiganiro twagiranye mbere ndumva ari mu kwa gatandatu n'atari mu kwa gatanu nubundi hari abandi nabo babakecuru undi mukecuru waje kumutangira ubuhamya yagiye kuri kamera nuko uyu munsi ara umukazana n'umwana we babashije kuboneka bumva babishaka batagira ngo nabo mu nda yawe kuko bose ari ubwo bakuvuga nabi oya umukazana wanjye ndabaza ko ndangira ubuhamya mumereye nabi byumvikana yego wumva uri kubyakira ute kubyakira kose kuko umwuka wera ndigugugwa yego ntigugugwa ahubwo Imana iguguha ikugira ngo ukoreshe neza gubugwa neza gukwicisha bugufi go kwihangana yego kugira ngo n'abandi bakizwe uko mbyakira ndavuga nti abana banjye ndavuga nti Imana yanjye rwose singapfe ngo nziga ubusa hazagira umwana wisiganiza impano kandi bagira ubwenge bari kujya barangoza isoni nabo bagendera mu bintu bikorwa by'Imana kuko banagendeye mu bintu bicangaranye mukecuru arakora uvuze reka nguce mu ijambo nkwibutse wavuze ngo mu bana bazajya usiganiza impano kandi arimo Tuyisenge Beatrice Matenge n'ubu mukanya ngiye kujya kumusura uko nawe ni umuhanuzi arimo nawe naramusenga ariko ndugusenga ngo bose bakizwe gukizwa bose bakizwe bagira impano zo guhanura kandi usara nubwo yaguye afite impano yarerekwaga ariko yarayirimbije ngwiki yarayirimbije yarekwaga aho havuge neza ngo sari afite impano yo guhanura yarerekwaga yarayirimbije yagiye mu bindi bintu impano yarayiretse ndugusenga Imana ngo sara nawe impano yafite iganduke kuko yerekwaga ibintu akabimbura ngabona nibyo byarise akiri umukobwa ari umugore n'umukobwa yarahanuraga n'umugore abatere bamwe kwa ngo bamusenyere iyo shaki yaravuga akanahanura yavugaga n'indimi iki none Sara niwe atangiye guhanura mbere y'Amatenge Matenge arabikubwira nugerayo muhereze mikoro sanda gukubira niko sa watangiye guhanura ryari natangiye guhanura ndi umukobwa ubwo rero Matenge we yakimbano nyuma yanjye ubwo rero nje ngimara gusenya mu go rugo ubwo nyine ubwinguge bwaramfashe mva mu gakiza ariko ubundi ikintu cya mbere ushaka gukira indwara agira ate arayirata bitandukanye nuko ubu wari kuza kuri kamera kubeshya uti nge ndahanura oya ariko urahanura nesaye kamana ariko umva icyo tugiye gukora nge na mukecuru ukuntu tujya duhuza uti gute Matenge nawe ntacyo reka tumuvugeho ni abana be nawe twarahuye pe nge namubonye ari kunywa inzoga ndangije mpura na turahura ndi kumwe na mama ndababwira nti Mate kukubona mu kabari umuntu w'umumama uri kwitetse cya Primus ntago ibyo bikubereye kuva aho nyuma nawe yari isuzumye nibwo yasubiye mu gusenga neza impano zizamukira ko rwose bari guhanurira amahanga none nawe Sara tugiye gufata iki tugiye kugusengera Imana nge na mama wawe nawe izo mpano zigaruke wongere ukorera Imana none se tubwira ikiri kubura kugira ngo wongere usabane n'Imana urukumva ari iki kugira ngo dusabe Imana ikiguhe ndaca Imana itangoreye hoya nge ndabyumva Sara turi abantu sibyo ntabwo waba uri kugira uri mu rugo nyoko bukwe arakwanze umugabo we mukundanye nyuma none n'umugabo arakwanze yumviye nyoko bukwe inzu yawe barayisakambuye uje kugira ute kuzura umwuka biragoye pe turi abantu ibyo byo turi abantu pe ibyo turi abantu nanjye na buraye ntago njashobora kuwuzura neza
ubwo rero ntabwo aho twakurenganye ahubwo tuvuga ngo turebe ubu wowe icyo uri kumva pe cyagufasha kuba wasubira mu mwanya neza niki. Mama wawe arahari, ni umubyeyi ku ruhande rw'umubiri no ku buryo bw'umwuka. Nanjye reka mbyite ko ndi musaza wawe. Niki uri kumva gikeneye kugira ngo ayo mavuta y'Uwiteka kugarukeho n'ubundi wongere werekwe, wongere uhanure? Ikintu nakora ni ukongera kwihata mu mashengesho ngenda byukira kwa mama. Ubundi narimberwa kujya gusengerayo. Ariko ubu ngiye guhaguruka nongere ngenda byuka muri nibature mburiye n'abandi nongere nzenge Imana yongere inyishimire. Inzoga urazireka? Inzoga singinywa kuva nasanga no mugabo. Ubu ntabwo uzikinywa? Ntabwo ukizinywa? Ndangije imyaka 2 ndanywa. Urangije imyaka 2 utanywa? Uko nawe narakubona ngenda baze. Ubu imyaka 2 irashize utari kunywa, aho ubona uyu mugabo. Nose umugabo muri kumwe arasenga? Ndabwo nawe asengaga. Ariko niwe wamwerera imbuto nawe akazagira. Ariko nzi kumubwiye ngo ugiye gusenga kukazi ko na mama asenga kandi nawe ko asenze ko atabikwangira pe. Yakangana arambira gatinje gusenga. Yatabona kugikora mu kibano gusenga. Ibyo byo ntabwo. Ibyo byo ntabwo ari byiza pe. Ubundi cyambere ni ugufata umwanzuro. Inzoga umaze imyaka 2 utazinywa. N'ibindi byose ntabwo tugiye kukwatuza, wowe fata umwanzuro pe. Reba ubu uzi kubera impano Matenga afite, uza abantu asigaye aziranye nabo. Aho dukoranye ikiganiro we Sara nawe gira ishyari pe, niba ndaryita cyane nawe gira ishyaka, sibyo? Njyewe nakoranye ikiganiro na mama wawe bwa mbere, arangije nawe ubu ishuri ry'Ikigali urazizi. Ishuri ry'Ikigali urazizi, abantu agiye gusengera abantu. Ibyo biri gutuma ari gusaza neza, sibyo? Tumaze gukorana ikiganiro Matenga kibonye abaramamagaye ati Matenga nawe ni umuhanuzi, kuko njye nikunda gukorana ibiganiro n'abahanuzi. Abarambye ati Matenga nabo bafite impano zikarishye. Matenga turaje tukwanya ikiganiro, abantu baramuhamagara. N'ubu mfite umuntu wo mu Bufaransa mu kanya bagiye kuvugana, ngaho tekereza uwo mwavugana wakura no muri Karamba. Ariko impano yaguhaye wongeye ugakora nyine bituma zigira, nawe naza gukoresha ikiganiro nk'umuhanuzi kandi ngiye kubisengera Imana. Ubu turi mu kwa 10 mu kwezi kwa mbere, Imana izaba yakugarutseho nawe dukorana ikiganiro yarongeye kukugarukaho, sibyo? Ubu Matenga aziranye n'abantu bahehe, hari abavuye buraza kumusura, abava Kigali, abagize nose abo bantu ntubakeneye. Ese reka tunavugisha ukuri, ubwo y'umushyitsi aje iwawe ubwa buranda gapfukira gusegirara. Ubwo rero sibyo, subira ku gicaniro. Matenga ari nka mukuru wawe agufashe, kumva wanamutanze guhanura. Mama wawe hari umaze imyaka irenga 30 ahanura, n'ubundi akomeza guhanure bigire. Musubize mikoro nawe nzi kujya unyumvira, ntabwo kuba byo wemeye kwatura aha ngaha. Iyo ni intambwe ikomeye, kandi n'abareba iki kiganiro nabo bagufashe gusenga kugira ngo Imana yongere kugarukeho, uhanurira amahanga, usengera abantu bafite ibibazo. Yego mukecuru burya Sara, we ubwo muri make Sara yari umuhanuzi, nubwo byanze ariko yarahanuye. Matenga bari guhanura, havuga Imana na Rukundo ni umucuranzi. Bane byo ngibyo nawe da ibyo narimbizanye uri kuvanga mu bana bawe gushaka ngo nyine ngo nabo izo zirabaye rwose. Ngo pe dushimira Imana, nuko ibyo tubishimira Imana. Dushimira Imana. Rege ndi mu Buganda, Sara arambamagara kuri telefone, ambwira ibintu yeretswe. Urambona niko bimeze. Ndongera nange nerekwa ibindi, muhamagara aravuga ati niko bimeze. Sara aguye birambabaza cyane, ngira agahinda. Ariko nzenga Imana ubu yaramugaruye, ndakanywa amayoga, ndagisinda. Ndavuga ngo Sara bite nyina uko wari umuzi nyine byaravuyeho kera wa kera. Buno ni Sara afite urugo, afite n'umugabo muzima umubaye umukunda. Ubu Sara arambara, Sara ajya amaheza,
Sara ajya neza akanywa neza Hallelujah. bitari gusinda n'umugabo we sinanumva aho yasinze nubwo ari umupagani sinanumva ahantu yasinze nje nyuma ko Sara agarutse kandi akaba atanze ubuhamya kandi akaba kimenya kwigeze gusabana n'Imana agundi gusaba Imana kugareza rambano za Sara nukuri pe umwuka urengera mugarukeho sa gandu ukanda wundi butunzi utegereje buretse bwo mu ijuru ni wahinga utahinga wamererwa neza mu rugo ndakiri utegereje ongera ugareze rambano zikore mu izina rya Yesu. Yego Ngenda no gusengera abantu buracyari mutoya masenga afite umuntu umuherekeza umugore yarobana umuherekezaga niyo kugenda ndiraguza Kigali ngiye nyine naho tuje turajyana Nyamasheke hose no mu Burundi ngiye kuzajyayo no mu Bugesera ngiye kuzajyayo bari kunyakura tuje turajyana ingope turajyana kuko guherekezwa n'umwana wawe ari umunyempano ni byiza erega wananirwa imyaka ugezemo agatotsi kagufata aho wari ugejeje isengesho Sara agahita rizamura none waba uri ni Kigali ntunayobe kuko we arajijutse ingaze kusoma n'icyapa kandi hano wambangara ngo mbonerane ariko ubona nazanye n'umuryango gwa yego mukecuru reka dusoze nizeho tuzakora ikindi kiganiro Sara byaragenze neza wakenera nyirabarenda Venansia ugango bafatanya gusenga nimero yo ni 0787 44 21 30 ni 08 44 21 30 tugiye gusoza n'isengesho rero usengere Sara ugango Imana imugarukeho ndetse nabandi bose bameze nkawe baye bafite impano zikaba zarazimye ndetse n'abafite ibibazo muri rusango basengere ubundi dusoze Imana ibane natwe ariko harakantu nasaba Imana Imana ikoresheje n'abantu bayo nifite telefone yapfuye ikoresha umunyakigara angurira telefone yitwa Ritiko ariko ubonanye ngene ya WhatsApp kuko abantu barakonjaka kuri WhatsApp bakambura bakambaza ngo mbene kuri WhatsApp ngabakanira Imana injakire WhatsApp nanjye nenda gukora kuri WhatsApp Imana irabikora ni Imana yumva ifite bya smartphone niko babyita abundi babyita touch mu kiwacu Imana ifite touch tubutse ngenda garagara ngabandi n'abana n'abakuru nukuri Imana ibyumve pe ndabikeneye Imana ibyumve kandi zabikora ni karibu nisengesho Mana y'amahoro Mana iteye ubwoba Mana gure kwizega no kwiringirwa turacyari imbere kano kanya tugushimira kuguhimbaza iminota doye ni twongere kurame abantu bamaze kuri hacecekegwa Sara nguretse Sara Mana Sara wo muyobora Sara mukure mu butamenya Sara mukure mu bushomeri y'umuntu yaguye abaye umushomeri ku Mana umugandira ava mu bushomeri mwami wongera umugandira mu mwuka wera nzenga abanyabibazo Mana nguriyo kwizegwa nzenga abagwaye nzenga abagore baguye n'abakobwa baguye nzenga abafite ibibazo Mana zenge Pascal Rujonjoro musize imbere yawe umugwande dore bamusohoye mu nzu ye umutabara umurengere mushakira ubwisho muvyeyi mwiza Mana yagukoreye imirimo ikomeye Pascal yagukoreye cyane ndigeza gutererana ndigeza avogera ijambo ryawe cyangwa hindukira ngo akore ibindi bintu byangwa n'amaso yawe mugwanira umusubize mu nzu ye mushakira ubwisho n'abantu bafite imyenda bose Mana nawo bishyurire rwose ndatabaje uri mu ijuru kugira ngo abagore bari kubisubafashe bari kuva mu ndo bagirire neza kandi igihugu cyacu gomeje kukibera amaso wagararengeye ujye mu vyuho utibera ingano nzima utibera umuvyeyi utibera ijisho ingabo z'igihugu zibera ijisho ndacyo zakora zitagufite kandi bari mu bitaro bari kubagwa ntacyo bagomba gukora udahari ukora ibitangaza n'ibindi bisa nabyo utuvura imvura y'umuhindo uziye ku mazi wawe Musamariya tumweho utuvomere duhumuka wera uzikomereza amaboko mwami Imana uturinde imbano zo kuvangirwa bagaraka abazimu n'abadayimoni urukane ingabo za Satani amwanya gukora ku mwanzi kandi turinde kuba bakene bo gusabiriza udiye ibyo kurya n'ibyo kwambara udiye icyo kunywa kigushimishije uturinde gusinda ihira turinde gusinda umurengwe turinde gusinda amahoro abantu benshi basinze amahoro abandi basinda ubukire abandi basinda amaduka abandi basinda gusambana abandi basinda ubujura abandi basinda kwangiriza abandi uturinde gusinda ibyo byose Mana uduhe umukara w'umuziranenge kutuyobora
abakozi bagiye kugenda ujyane nabo, aho barya hose ujyane nabo, usanga mu kabari yahageze, kandi bigaragaza uyu munsi Mana ibiganiro bipfuye byirukane, kambwanya ingabo za Satani tureza kuba ku mwanzi kose, imbaga zazimo turazihambirije, kandi zenga abantu b'Ikigali Mana bafitanye nanjye ibibazo n'ibitekerezo, ibyifuzo no gusengerwa, ubagereho. Umuntu wa mugongo w'Ikigali ndamukweretse Mwami, kakanya ndamusengeye, iri shengesho rimugere uramagabo uryamye, bari kundabaza ngo ngeyo kandi ukubura inzira. Mana uramagabo umugereho, mubyutse ku buriri, ndamusengeye cyane. Mugisha ndamusengeye, nzenge umwana witwa Mugisha, Mugisha umugere uruhande, Mugisha umugwanirire, ibimutima nawo bitimbe, igwanya Mugisha nawo bigwanye Mwami, goretse Mugisha, museme mu maboko yawe, ndi imbere ndigutabariza Mugisha kugira ngo umugirire neza, kandi ababyeyi nawe kugubwa neza Mana. Uyu munsi turakwiretse ngo udufashe, kandi iki kirere gihagarike kuyobore neza, mu izina ryawe ugera Yesu urakoze, amen.